Hari abantu benshi bahora bavuga ko ubwiza nyabwo buboneka gusa mu byamamare, mu banyamideli bambara imyenda ihenze cyangwa se mu bantu batuye mu mijyi ikomeye. Ariko se mwaba mwarigeze mutekereza ko umwe mu bakobwa beza cyane bashobora kuba batuye mu cyaro cya kure, mu miryango ikennye aho nta muntu uzi izina ryabo? Baye ikaze, icyo mbibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo, tukareba inkuru y'umukobwa wo muri Ethiopia bamwita Elizabeth Desta, kandi ugakora subscribe na like kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi. Baye ikaze. Ese koko twaba tumaze kugera aho twemera ko ubwiza buboneka gusa ku bantu bafite amafaranga menshi? Kuki abantu benshi bamara amasaha bareba amafoto y'ibyamamare, abanyamideli n'abakinnyi ba filime, nyamara bakirengagiza ubwiza karemano buri mu bice by'ibyaro byo muri Afurika? Kuki twizera ko kugira ngo umuntu yitabweho n'isi yose agomba kuba atuye mu mujyi, yambaye imyenda ihenze, cyangwa se afite ubuzima bwiza? Niba nawe ujya ubitekereza utyo, uyu munsi ushobora guhindura uko ubitekereza. Uyu mukobwa ntabwo ari umuhanzi, ntabwo ari umunyamideli, nta nubwo ari ibyamamare bimwe tuzi, nta nubwo azi gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ahubwo ni umwana usanzwe ukora imirimo yo mu rugo, agafasha ababyeyi be, kandi akabaho nk'abandi bana benshi bo mu cyaro nk'uko abenshi muri twe twakoze. Uyu mukobwa yitwa Elizabeth Desta, afite imyaka 15, akaba akomoka mu gihugu cya Ethiopia, mu gace k'icyaro ko mu ntara ya Amhara, kamenyerewe kubera imisozi myiza, imirima n'ubuzima bworoheje bw'abaturage babaho. Umuryango wa Elizabeth Desta ubayeho mu bukene, ubuzima bwabo bukaba bushingiye cyane ku buhinzi n'ubworozi bworoheje. Buri gitondo Elizabeth abyuka kare agafasha umuryango we mu mirimo itandukanye, harimo kwita ku matungo no gukora indi mirimo isanzwe ikorwa n'abana benshi bo mu cyaro cya Ethiopia ndetse na hano. Nta n'umwe mu bo baturanye wigeze atekereza ko uwo mukobwa umunsi umwe azamenyekana ku isi yose. Kuri bo yari umukobwa usanzwe, uhorana inseko nziza, wicisha bugufi kandi ukunda ubuzima bwo mu rugo. Nyamara hari ikintu kimwe kimuranga gikura amaso y'umuntu wese umubonye. Icyo kintu nta kindi ni ubwiza bwe karemano, urugo rwirabura rwuzuyemo melanine nyinshi, amaso yageragaza ituze, inseko yitangaje n'umusatsi we karemano bituma abantu bamubonye bwa mbere bamwitegereza igihe kirekire. Uyu munsi mu minsi yashize nibwo mukerarugendo wari waseye ako gace ka Amhara mu rugendo rwo kureba ubuzima bw'abaturage n'imiterere y'aho hantu, yahuye na Elizabeth Desta ari kumwe na bagenzi be bahira ibyatsi. Nimba ari imboga cyangwa se ubwatsi bw'amatungo ntawabimenya. Mu gihe abandi babonaga umukobwa usanzwe wo mu cyaro, uwo mukerarugendo we yabonye ikindi kintu. Yabonye ubwiza budasanzwe, butarimo kwisiga, butarimo imitako, butarimo imyenda y'igiciro cyangwa se amafoto yahinduwe n'ikoranabuhanga. Yafashe kamera ye amusaba kumufotora. Elizabeth yaremeye ariko afite isoni, akomeza gusiga uko bisanzwe. Nyuma y'amafoto make, uwo mukerarugendo yafashe n'amashusho agaragaza Elizabeth ari kumwenyura, rimwe afashe akana ke n'ubundi ari kuganira n'abandi bagenzi be. Icyo gihe nta n'umwe wari uzi ko ayo mafoto n'ayo mashusho agiye guhindura ubuzima bwe. Nyuma yo gusubira iwabo, uwo mukerarugendo yashyize ayo mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, aherekezwa n'ubutumwa bugufi bugira buti: uyu ni umukobwa wo mu cyaro cya Ethiopia, nubwo akomoka mu muryango ukennye, afite ubwiza karemano budasanzwe. Afurika ifite ubwiza bwinshi isi itarabona. Iryo jambo ryakoze ku mitima y'abantu benshi. Mu masaha make gusa amafoto yatangiye gusangizwa n'ibihumbi by'abantu. Nyuma y'iminsi mike amaze kugera ku bantu babarirwa muri za miliyoni. Abantu bo muri Afurika, Uburayi, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose batangajwe n'ubwiza bwa Elizabeth. Hari abandikaga bati uyu mukobwa asa n'ikiremwa cy'ubuhanzi, abandi bati ubwiza nk'ubu ntibukenera kwisiga.
hari abavuze bati uyu mukobwa atwibukije uko Afurika ifite ubutunzi burenze zahabu na diyama, ifite abantu bafite ubwiza karemano budasanzwe. Mu gihe gito cyane izina rya Elizabeth Desta rimaze kumenyekana ku isi yose, abantu benshi batangiye gushaka kumenya uwo ari we, aho akomoka ndetse n'ubuzima abayemo. Nyamara hari ikintu kimwe kimuranga gikura amaso y'umuntu wese umubonye. Icyo kintu nta kindi ni ubwiza bwe karemano, urugo rwirabura rwuzuyemo melanine nyinshi, amaso yageragaza ituze, inseko yitangaje n'umusatsi we karemano bituma abantu bamubonye bwa mbere bamwitegereza igihe kirekire. Uyu munsi mu minsi yashize nibwo mukerarugendo wari wasuye ako gace ka Amahara mu rugendo rwo kureba ubuzima bw'abaturage n'imiterere y'aho hantu yahuye na Elizabeth Desta ari kumwe na bagenzi be bahira ibyatsi, nimba ari imboga cyangwa se ubwatsi bw'amatungo ntawabimenya. Mu gihe abandi babonaga umukobwa usanzwe wo mu cyaro, uwo mukerarugendo we yabonye ikindi kintu. Yabonye ubwiza budasanzwe butarimo kwisiga, butarimo imitako, butarimo imyenda y'igiciro cyangwa se amafoto yahinduwe n'ikoranabuhanga. Yafashe kamera ye amusaba kumufotora. Elizabeth yaremeye ariko afite isoni, akomeza gusiga uko bisanzwe. Nyuma y'amafoto make uwo mukerarugendo yafashe n'amashusho agaragaza Elizabeth ari kumwenyura, rimwe afashe akana ke n'ubundi ari kuganira n'abandi bagenzi be. Icyo gihe nta n'umwe wari uzi ko ayo mafoto n'ayo mashusho agiye guhindura ubuzima bwe. Nyuma yo gusubira iwabo, uwo mukerarugendo yashyize ayo mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, aherekezwa n'ubutumwa bugufi bugira buti: uyu ni umukobwa wo mu cyaro cya Ethiopia, nubwo akomoka mu muryango ukennye, afite ubwiza karemano budasanzwe. Afurika ifite ubwiza bwinshi isi itarabona. Iryo jambo ryakoze ku mitima y'abantu benshi. Mu masaha make gusa amafoto yatangiye gusangizwa n'ibihumbi by'abantu. Nyuma y'iminsi mike amaze kugera ku bantu babarirwa muri za miliyoni. Abantu bo muri Afurika, Uburayi, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose batangajwe n'ubwiza bwa Elizabeth. Hari abandikaga bati uyu mukobwa asa n'ikiremwa cy'ubuhanzi, abandi bati ubwiza nk'ubu ntibukenera kwisiga. Hari abavuze bati uyu mukobwa atwibukije uko Afurika ifite ubutunzi burenze zahabu na diyama, ifite abantu bafite ubwiza karemano budasanzwe. Mu gihe gito cyane izina rya Elizabeth Desta rimaze kumenyekana ku isi yose, abantu benshi batangiye gushaka kumenya uwo ari we, aho akomoka ndetse n'ubuzima abayemo. Nyamara hari ikintu kimwe kimuranga gikura amaso y'umuntu wese umubonye. Icyo kintu nta kindi ni ubwiza bwe karemano, urugo rwirabura rwuzuyemo melanine nyinshi, amaso yageragaza ituze, inseko yitangaje n'umusatsi we karemano bituma abantu bamubonye bwa mbere bamwitegereza igihe kirekire. Uyu munsi mu minsi yashize nibwo mukerarugendo wari wasuye ako gace ka Amahara mu rugendo rwo kureba ubuzima bw'abaturage n'imiterere y'aho hantu yahuye na Elizabeth Desta ari kumwe na bagenzi be bahira ibyatsi, nimba ari imboga cyangwa se ubwatsi bw'amatungo ntawabimenya. Mu gihe abandi babonaga umukobwa usanzwe wo mu cyaro, uwo mukerarugendo we yabonye ikindi kintu. Yabonye ubwiza budasanzwe butarimo kwisiga, butarimo imitako, butarimo imyenda y'igiciro cyangwa se amafoto yahinduwe n'ikoranabuhanga. Yafashe kamera ye amusaba kumufotora. Elizabeth yaremeye ariko afite isoni, akomeza gusiga uko bisanzwe. Nyuma y'amafoto make uwo mukerarugendo yafashe n'amashusho agaragaza Elizabeth ari kumwenyura, rimwe afashe akana ke n'ubundi ari kuganira. Nyamara hari ikintu kimwe kimuranga gikura amaso y'umuntu wese umubonye. Icyo kintu nta kindi ni ubwiza bwe karemano, urugo rwirabura rwuzuyemo melanine nyinshi, amaso yageragaza ituze, inseko yitangaje n'umusatsi we karemano bituma abantu bamubonye bwa mbere bamwitegereza igihe kirekire. Uyu munsi mu minsi yashize nibwo mukerarugendo wari wasuye ako gace ka Amahara mu rugendo rwo kureba ubuzima bw'abaturage n'imiterere y'aho hantu yahuye na Elizabeth Desta ari kumwe na bagenzi be bahira ibyatsi, nimba ari imboga cyangwa se ubwatsi bw'amatungo ntawabimenya.
Mu gihe abandi babonaga umukobwa usanzwe wo mu cyaro, uwo mukerarugendo we yabonye ikindi kintu. Yabonye ubwiza budasanzwe butarimo kwisiga, butarimo imitako, butarimo imyenda y'igiciro cyangwa se amafoto yahinduwe n'ikoranabuhanga. Yafashe kamera ye amusaba kumufotora. Elizabeth yaremeye ariko afite isoni, akomeza gusiga uko bisanzwe. Nyuma y'amafoto